Rengera ubuzima, igitabo cya kabiri, igice cya 38. Ubutunzi butangaje bw'ubumenyi nyakuri. Dukwiriye kumenya ko turi mu ntambara ikomeye. Dukeneye gusobanukirwa n'akamaro k'ukuri kw'ijambo ry'Imana n'akaga kazanwa no kwemerera umushukanyi kuvana ubwenge bwacu mu by'ukuri. Icyaha ni ikibi giteye ubwoba. Icyaha cyangiza ubwenge bw'umuntu n'ibitekerezo bikononekara. Icyaha cyagajuye imbaraga z'ubwenge. Ibigeragezo biturutse hanze byakiranwa impundu, maze ibirenge bigahindukira bikagana mu bibi. Nk'uko twamaze kubona igitambo gishyitse, niko dukwiriye no gucika ku cyaha mu buryo bushyitse. Ingero z'ubutumwa bwiza ntizigira urundi rugero rutari ukugira imico itunganye nk'iy'Imana. Imibereho ya Kristo ikwiriye kutubera urugero rwo kumvira no gukora. Imana ubwayo yonyine niyo ishobora kuvugurura umutima. Imana niyo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira, ariko dutegekwa gusohoza agakiza kacu. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 13 n'uwa 12. Kwizera gushaka gutekereza. Umuntu atihase cyangwa se akora ubudatezuka ntashobora gucika ku bibi cyangwa se ngo atunganye imibereho ye. Kubaka imico si umurimo w'umunsi umwe cyangwa se w'umwaka umwe, ahubwo ni ibyo umuntu agomba gukora mu mibereho ye yose. Kurwana intambara yo gutsinda inarijye niyo gutungana no kuzagera mu ijuru ni intambara ndende y'imibereho y'umuntu yose. Igihamya ko umuntu yaguye akagera kure ni uko biruhije cyane kugira ngo agaruke aho yavuye. Kugaruka byashoboka ari uko umuntu arwanya inkundura, akarwana bikuye ku ruhande kandi akarwana buri gihe. Igikorwa gihubukiwe cy'akanya gato gipfa gukorwa gusa kibasha kuturoha mu mutego w'umubi, kandi bigashaka ibirenze akanya gato kugira ngo duce imirongo ituboshye tubone kugera ku butungane. Byashaka umuruho n'igihe kirekire no kudatezuka no kwihangana. Mu mibereho ya Pawulo yose yarwanaga n'inarijye. Ubushake bwe n'ibyifuzo bye byahoraga birwana n'ubushake bw'Imana buri munsi. Ariko mu cyimbo cyo gukurikira ibyo yabagamiragamo, yakoraga ibyo Imana ishaka nubwo byaba ari ukubamba kamere ye. Mu iherezo ry'imibereho ye yashoboye kuvuga ati, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Urwandiko rwa 2 rwa Matayo igice cya 4 umurongo wa 7. Imibereho ya Gikristo ni intambara kandi ni urugendo. Muri iyo ntambara nta usimbura undi. Iyo tugize imihati idatezuka nibwo dutsinda ibigeragezo bya Satani. Kugira ngo umuntu abashyitse aba agomba kugira imigambi ihamye. Nta n'umwe ushobora kubyutswa atabigizemo uruhare. Nta n'umwe ushobora kuturwanira intambara. Buri muntu wese muri twe agomba kurwana intambara ku giti cye. Hariho ubwenge bwa Gikristo bugomba kwigwa, ubwenge busumbye ubwenge bwose bw'abantu nk'uko ijuru risumba isi. Ibitekerezo bigomba gushyirwa ku murongo utunganye. Ingeso mbi umuntu yavukanye cyangwa se yimenyereje zigomba gutsindwa. Kenshi ubwenge bwo mu mibereho y'umuntu yose bugomba kujugunywa kugira ngo abe umuntu wigishirizwa ku birenge bya Kristo. Tugomba gusobanukirwa amategeko y'Imana. Igikorwa cyose n'ijambo ryose n'icyo umuntu yibwira cyose bigomba gutegekwa na Kristo kandi bikamera nk'uko ashaka. Impano nziza za Mwuka Muziranenge ntawe uzikuza ngo zigere ku rugero rwo hejuru mu kanya gato. Ubutwari, gukomera, ubugwaneza, kwizera no kwiringira Imana ko ishobora gukiza, umuntu abigeraho amaze imyaka n'indi. Imibereho itunganye no kugira umuhati uhamye wo gushaka ukuri nibyo bituma abana b'Imana bagera ku byiza yabageneye. Nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa. Dufite igihe kigufi cyane ku isi kandi ntabwo tuzi igihe gisigaye ngo duhamagarirwe kureka isi n'ibyayo byose. Ariko mu myaka mike umuntu wese azabwirwa aya magambo ngo, ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, n'uwera agumye yezwe. Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 11. Mbese turiteguye? Mbese tuzabasha kuvuga nk'uko Kristo watubereye urugero yavuze igihe yagiraga ati, narangije umurimo wampaye gukora, namenyekanishije izina ryawe. Yohana igice cya 17 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Abamarayika barashaka kutuvana mu by'isi. Nyamuneka ntimugatume baruhira ubusa. Umutima wahugiye ku bitekerezo bibi ukeneye guhinduka. Nuko mukenyere mukomeje, mwirinde ibisindisha, mwiringira impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Ibitekerezo bikwiriye kuganishwa ku Mana. Ikintu kimwe rukumbi cyatuma tubona ikamba ry'ubugingo nuko twanesha nk'uko Kristo yanesheje. Imibereho ya kamere yacu idakosowe na Mwuka Muziranenge irimo imbuto z'urupfu ruzanwa no kwica amategeko. Tutagiranye umushyikirano n'Imana ntabwo dushobora na rimwe gutsinda inarijye n'ibishuko bitugusha mu cyaha. Kugira ngo Kristo adufashe, tugomba kubanza gusobanukirwa n'ubukene bwacu. Uwo Kristo ashobora gukiza ni umuntu wiyumvamo ko ari umunyabyaha. Igihe umuntu atangiye imibereho ya Gikristo sibwo aba agomba kurwanya inarijye gusa. Biba ngombwa kuvugururwa igihe cyose ateye intambwe igana mu ijuru. Umuntu agomba kugira umutima uhora ushaka Imana, agahora yihana ibyaha kandi ariko yicisha bugufi imbere y'Imana.
Dukwiriye kwitandukanya n'ibintu byinshi biduhuza ndetse bigatwara igihe kandi bidafite akamaro. Ibintu by'ikubitiro bishaka imbaraga no kwitabwaho, bimwe abantu bapfusha ubusa bahugira mu bintu bidafite agaciro. Dukwiriye kugaburira ubwenge bwacu ibyo kurya byo gutunga ubuzima bw'iby'iyobokamana. Utegere ubwenge amatwi, umutima uwuhugurire kujijuka. Ushaka ubwenge nk'ushaka ifeza, ubugenzure nk'ugenzura ubutunzi buhishwe, nibwo uzamenya kubaha Uwiteka icyo ari cyo, ukabona kumenya Imana. Imigani igice cya 2 umurongo wa 2 kugeza ku wa 5. Abantu b'impuguke birunduriye mu bwenge bw'isi, bakoze uko bashoboye ariko bananirwa kubona Imana. Bakeneye kubaza bati, ukuri kwadushoboza kubona agakiza ni ukuhe? Ikibazo kirusha ibindi agaciro ni iki ngo, ibya Kristo bitekereza ute? Abantu bose bakira Kristo ngo ababere umukiza, abaha imbaraga yo guhinduka abana b'Imana. Buri munsi dukeneye ko twiyereka. Dukwiriye gukurikiza icyitegererezo cyo kwiyanga no kwigomwa. Dukeneye inararibonye nk'iyo Pawulo yari afite igihe yavugaga ati, nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera Umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 20. Kumenya Imana na Yesu kandi ukabigaragarisha imico yawe nicyo kintu kiruta ibindi mu ijuru no mu isi umuntu yakwirata. Nibwo bwenge buruta ubundi kandi nirwo rufunguzo rufungura imiryango y'umurwa wo mu ijuru.